twongeye kubasuhuza bakunzi barabohora TV. Uyu ni wa mwanya mwiza wo kuganira ku ijambo ry'Imana, ubuhamya n'ibindi bifasha ubugingo. Jewe mugiye kuganira nitwa Betty Nyiramukiza, abandi umukristo wo muri ADPR. Nezezwa nuko nakwamamaza Yesu, numva ari wo mugambi mfite kandi ni nayo ntego y'iyi televiziyo. Ntabwo ari ugushaka inyungu bwite, no gushaka ko abantu bamenya ukuri bagasobanukirwa ijambo ry'Imana. Imana ibaha umugisha. Nzi neza yuko umurimo wose umuntu akora awukorera Imana azawugororerwa. Reka dusenge hanyuma mbabwire intego y'uyu munsi tugiye kuganiraho. Mwami Yesu, uri data wa twese mwiza, uri umwami w'amahoro, uri inshuti itananirwa, uri ibyiringiro byacu. Gushimiye ko uri mu ruhande rwacu, gushimiye ko ibyo ugambirira kutugirira atari bibi ahubwo ari byiza. Nshishijwe bugufi n'ijambo ryawe ngiye kuvuga, ndibwira abatuye isi bose unyemerere ubane nanjye, kandi nuryumva wese ubane nawe umuha umugisha mu izina rya Yesu, amen. Nkuko narimaze kubibabwira, nifuje ko tuganira intego ivuga ngo urupfu rwa Yesu, cyangwa se tukigisha kuri Good Friday, bamwe bavuga Black Friday cyangwa Great Friday. Mu by'ukuri Yesu yazize ibyaha byacu, yasize ubwiza bwe yari afite mu ijuru kugira ngo twebwe abari babi, abari abanyabyaha, abari kuzacirwaho iteka, tubone ikiguzi cyacungura ubugingo bwacu. Mu by'ukuri ni ukuvuga ngo twebwe ntacyo twari dufite cyabasha kudukiza, ariko Imana ishima kuduha umwana wayo Yesu kugira ngo adupfire, agire imibabaro myinshi, twebwe tubone amahoro. Nibyo gushimira Imana. Mbere yuko Yesu aza, abantu bari barushye mu buryo butandukanye kubw'amategeko yabaremereraga, ariko Yesu amaze kuza, ibintu biroroha, buri muntu wese yemererwa kwigerera ahera. Bibiliya yose igizwe n'ibitabo 66 kuva mu itangiriro kugeza mu byahishuwe. Ikaba igizwe n'ibihe 9, ariko bamwe bajya bavuga ko ari ibihe 7, ariko jewe ngiye kubabwira ibihe 9. Igihe cya mbere ni igihe gikwiriye, hahandi Bibiliya ivuga mu itangiriro ngo mbere na mbere hariho, mbere na mbere Imana yaremye isi n'ijuru, ngo kandi umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Mu by'ukuri muri icyo gihe cya mbere ni igihe kitarangwagamo n'icyaha, ni igihe Adamu na Eva bari barimo batarakora icyaha, banezerewe, bari mu mahoro. Ariko mbere yuko iyi si turiho iremwa, hariho n'iyindi si yabanje kubaho. Bakunda kuvuga ko ariyo si uwitwaga Lucifer yabagamo mbere yuko akora icyaha. Hanyuma Satani aza kugira ishyari rero, aravuga ngo arifuza kujya aba mu nama nk'iyo Imana ibirimo, ngo nawe ashobore gufata imyanzuro. Hanyuma rero icyo kintu cyo kwishyira hejuru kwa Satani, cyangwa se kugirira ishyari Imana, kandi mu by'ukuri Imana ntawagirira ishyari Imana. Imana iri hejuru ya byose, Imana ifite imbaraga, Imana irihagije, Imana irera, Imana ni umuremyi wa byose. Hanyuma Imana yaje guca Satani, imwohereza mu isi, ariyo yasi nyine bavuga ko, ku basomyi ba Bibiliya bavuga ko ariyo si ya mbere, aho ngo isi ngo yahise irengerwa n'amazi neza, amazi ngo umwuka w'Imana akajya agendagenda hejuru y'amazi. Hanyuma rero uko umwuka yagendaga ataka, cyangwa imyuka itaka ngo habeho iyindi si, ariyo si nyine Adamu na Eva yaje kubamo. Imana yaje kurema isi, irema iyi si, irema n'ijuru, hanyuma irema n'umuntu. Iravuga ngo iyi si nyiremeye Adamu na Eva bayibemo.
ibashyira rero mu ngobyi ya Edeni. Muri iyi ngobyi ya Edeni bari banezerewe, ibintu byose byari birimo, nta reka mvuge ngo nta kibi cyari gihari, cyari kitarabaho. Hanyuma rero Adamu na Eva Imana ikajya ibasura, bari mu buzima bwiza cyane, Imana ikabagenderera. Bibiliya ijya ivuga ngo Imana yajyaga ibasura mu mafu ya Nimusi, ikababaza ko baramutse, uko biriwe, bakayiherekeza, ikagenda ikazagaruka kubasura. Cyari igihe cy'umunezero, urupfu rwari rutarabaho, ibibazo byari bitarabaho, bari banezerewe baguwe neza. Bibiliya iravuga ngo kandi bari bambaye ubwiza bw'Imana. Muri iki gihe cya mbere rero nicyo nababwiraga, ni igihe cy'Imana n'abantu, ni igihe nk'uko umubwiriza yavuze ngo buri kintu cyose kigira igihe cyacyo. Ni igihe kitarangwagamo n'icyaha, ni igihe kandi Adamu na Eva bari bataracumura nk'uko nari nabibabwiye. Adamu rero yaje gucumura, nyuma yaje gucumura, ariko acumura bitewe n'inzoka. Satani yanyuze mu nzoka kuko cyari ikiremwa cyiza, bigaragara yuko kirebetse neza. Satani aba ari cyanyuramo. Inzoka iragenda ibwira umugore ngo harya Imana yarababwiye ngo ntimuzarye kuri iki giti. Yarababeshye, yagira ngo mutazarema nkayo. Aba arabacumuje ngo ahita arya kuri cya giti Imana yari yababujije. Amaze kukirya ashyira n'umugabo, umugabo nawe yararangaye, ntabwo yari maso, nawe arakirya. Dusomye mu Itangiriro 3:8, bahise rero bava mu maso y'Imana, maze rero Imana irababara, yarabasuye irabaza ngo murihe? Bati twumvise imirindi yawe duhunga mu maso hawe. Kubera iki se mwahunze mu maso yanjye? Bati twabonye twambaye ubusa. Mwabwiwe n'iki se ko mwambaye ubusa? Bati twariye kuri cya giti watubujije. Mu by'ukuri iki ni igihe gikomeye, kandi nta nubwo bahise bavuga ngo Mana tubabarire, ahubwo batangiye nyine kwihisha. Mu by'ukuri umuntu yakoze icyaha aba akwiriye guhita avuga ngo Mana mbabarira. Ni umuco mwiza w'abantu bizera, w'abana b'Imana. Ariko ntabwo ariko byagenze, bahise bashaka kwihisha, bahunga mu maso y'Imana, ubwiza bw'Imana bubavaho. Mu by'ukuri umuntu yakoze icyaha gituma ubwiza bw'Imana bubavaho. Igihe cya kabiri ni igihe cyo kuyoborwa n'ibitekerezo by'abantu cyangwa ubwenge bwabo, nacyo cyaje kurangira. Haza ikindi gihe cyo kuyoborwa n'ubutegetsi bw'abantu. Hanyuma igihe cya kane ndabivuga nihuta, ariko iki gihe cyo kuyoborwa n'ubutegetsi bw'abantu ni igihe abantu bashakaga kwiyubakira umunara w'i Babeli kugira ngo bagere ku Mana. Imana ihita irogoya uwo mugambi wabo, habaho gutatana kw'indimi. Ntabwo nzi abantu basigaranye urwo rurimi, bavugaga rumwe. Hanyuma nyuma y'uko Imana irogoye icyo gitekerezo cyabo, batangiye kuvuga indimi zitandukanye. Niyo mpamvu abantu bavuga indimi zitandukanye. Iki gihe rero cya kabiri cyo kuyoborwa n'ibitekerezo by'abantu, ni cya gihe Nowa Imana yamubwiraga ibariza inkuge, hanyuma abantu bose bemera kwinjira mu nkuge bazarokoka umwuzure. Muribuka indirimbo ya 38 ivuga ngo Nowa kuki wubaka iyo nkuge, urakora iby'ubupfapfa rwose. Icyo ni igihe cya kabiri. Igihe cya gatatu rero nicyo gihe cy'umunara w'i Babeli bawubaka, Imana inyuranya indimi zabo. Hanyuma rero hari igihe cya kane, ni igihe cy'amasezerano. Mu Itangiriro 12 ni igihe cya Aburahamu. Imana ihamagara Aburahamu, iramubwira ngo va muri Uri y'Abakaludaya ujye mu gihugu nzakwereka, nzaguha umugisha, nzakugwiza. Ni byinshi wasoma muri kino gice. Igihe cya gatanu ni igihe cy'amategeko. Kuva 20 ni igihe Mose yamanukanaga amategeko ku musozi Sinayi. Iki gihe cyaratinze birakomeza bigera mu butumwa bwiza bwa Matayo ibice 24. Ariho twinjira mu gihe cy'ubuntu, ni naho Yesu
yavukiye ni naho tukiri na bugingo n'ubu. Igihe cy'ubuntu ariko ubuntu butandukanye na bwa bundi buyobeje benshi. Abantu bamwe umusaraba warabananiye, ibibaremerera biremera inyigisho zibaha umudendezo, aho bavuga ngo Yesu yarangije byose, nta mpamvu yo kwihana, nta mpamvu za nyigisho z'ubuntu zateye ku bantu bari mu Rwanda. Murabizi ko hari abantu benshi bagiye bayoba kubera izo nyigisho. Ni ukubera ko umusaraba wabananiye, kuko Yesu yaravuze ngo ushaka kunkurikira niyiyange yikorera umusaraba ankurikire. Bo rero bumva yuko ngo Yesu yarangije byose, basambana banzoga. No, ntabwo ubu buntu mbabwira ntabwo ari bwo buntu bariya bigisha. Hanyuma rero ijambo ry'Imana ryo rivuga ko tuzajya mu ijuru kubw'ubuntu. Hanyuma abajya bakunda kwigisha ko umuntu yajya mu ijuru ataretse icyaha, atihannye, ntabwo ari byo, kuko Yesu yaraje ajya ku musaraba kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Pawulo yigeze abaza abantu ati, mbese dukora ibyaha nkana kugira ngo ubuntu busage? Kugira ngo ubuntu busage, niko Pawulo yabajije abantu. Iyo Bibiliya ivuga ubuntu bishingira ku kintu kimwe, kuko imbabazi zaragurwaga hakurikije icyiciro umuntu arimo, kugeza ubwo umukene yirukankaga ku numa y'intungura kugira ngo abashe kubabarirwa icyaha. Ubuntu ni iki? Icyo kiguzi cy'icyo gitambo ni Yesu wagitanze, ahubwo kuraho ikiguzi kubw'imbabazi, agitanga rimwe. Ubu twegera intebe y'ubuntu tukababarirwa ibyaha kubw'ubuntu. Niyo mpamvu twatsindishirijwe. Igihe cy'ubuntu rero ni iki gihe turimo. Igihe cy'ubuntu kizarangira mu Byahishuwe ibice 4, niho abize Bibiliya bavuga ko itorero rizazamurwa. Igitabo cy'Ibyahishuwe gifite ibice 22, ariko kigabanijemo imigabane 3. Umurongo mukuru wacyo ni mu Byahishuwe igice cya mbere umurongo waho wa 19. Nuko wandika ibyo ubonye, ibiriho n'ibiri bukurikireho hanyuma. Reka mbabwire ngo Yesu azagaruka igihe cy'ubuntu kirangiye, kandi mbabwire ko mu bice 4 ariho itorero rizazamurwa. Imana itugirire neza. Ni ibiki Yohana yarabonye? Yohana ari ku kirwa Patimo ngo yarabonye Yesu. Ni Yesu yarabonye. Igihe Yohana yafatwaga yari afite agahinda k'uburyo butatu. Yari avuye mu itorero rya Efeso ririho rirenganwa ku ngoma y'umwami Domitiyani. Niho Yohana yafatiwe muri Efeso avuye mu nzu y'imbohe, bamujugunya ku kirwa cyitwa Patimo kugira ngo inyamaswa zizamurireyo indwara z'ibyorezo cyangwa inzara. Mu by'ukuri Yohana ajugunywa ahangaha yarazi yuko birangiye, n'abandi niko bari babizi, ariko cyari igihe cyiza bamwegereje Yesu, kuko ni naho Yesu yamwiyeretse. Usomye muri Yohana mu Byahishuwe Yohana ibice 5 umurongo wa 1, aho yavuze ngo nuko ndizwa cyane nuko atabonetse ubumbura icyo gitabo habe no kukireba. Abigisha benshi bakunda kuvuga ko ariko gucungurwa k'umuntu, ariko ntabwo ari byo, kuko gucungura umuntu ni umugambi Imana yagize mbere yuko isi iremwa. Ni umugambi wayo mbere yuko umuntu akora icyaha, mbere yuko isi iremwa. Imana yari yaragambiriye kuducungura. Icya kabiri ni uko ari we mwigishwa wari usigaye mu bigishwa bakurikiye Yesu. Yuda yari yariyahuye, n'abandi bigishwa bose bari barishwe bazira akarengane ku butumwa bwiza. Icya gatatu yari akumbuye Yesu, nawe aramwiyereka ku kirwa Patimo. Bari bazi ko bamujugunye mu mibabaro, ariko Yesu arahamusanga aramwiyereka, kuko bari baherukana ku musozi wa Elayono. Ahindukiye abona usa n'umwana w'intama baherukanaga ku musozi Elayono,
amubonye yikubita hasi nk'upfuye. Yesu aramubwira ngo witinya Yohana, ndi uwa mbere ndi uw'imperuka, nari narapfuye ariko ndiho kandi mporaho iteka ryose, kandi nijye ufite imfunguzo z'urupfu n'ikuzimu. Ahubwo andika ibyo umbonanye. Ni byinshi yari amubonanye ntitwabirondora. Igice cya mbere cy'ibyahishuwe cyari cyo kwandika cyangwa kivuga ibyo ubonye. Igice cya kabiri n'icya gatatu kivuga ubutumwa bw'amatorero arindwi. Igice cya kane kisobanurwa kuzamurwa kw'itorero. Igice cya gatanu gisobanura ibiri bukurikireho cy'ibyahishuwe. Ibiri bukurikireho hanyuma y'ibyo ni hanyuma y'uko itorero rizamurwa mu bice bine by'ibyahishuwe. Yohana amaze kubona Yesu yumva ijwi rimuhamagara ngo zamuka uze hano. Byari ishusho yo kuzamurwa ku itorero, bikemezwa ko igice cya mbere, cya kabiri, cya gatatu n'icya kane ageze mu ijuru abona intebe y'ubwami. Ubwo bwami ni ubuhanuzi Matayo, Mariko, Yohana na Luka. Matayo yagaragaje Yesu nk'umwami cyangwa intare, Mariko yamugaragaje nk'umuntu, Luka yamugaragaje nk'ikimasa, Yohana yagaragaje Yesu nk'ikizu kiguruka. Yohana igice cya mbere umurongo wa mbere aho avuga ngo mbere na mbere hariho jambo. Ibyahishuwe Yohana ibice bitanu. Abigisha benshi bakunda kwibeshya ngo niho yacunguriye umuntu, ariko umugambi wo gucungura umuntu wariho, yawutegereje mbere y'uko isi iremwa. Kureba igihe cya karindwi. Igihe cya karindwi, igihe cya karindwi ni igihe umwami yari ari hafi kugaruka, ngo atangira kubona ibimenyetso bimenwa. Uwo ni igihe, uwo ni Antikristo. Iki gihe cya karindwi twareba mu byahishuwe mu bice bitandatu, niho havuga ngo Yohana ari ku kirwa atangira kubona ibimenyetso bimenwa. Ibi bisobanurwa ko ari igihe cya Antikristo, ni igihe cy'umubabaro, ni igihe yabonaga ngo amafurashi y'umutuku. Reka wenda ibyo tubireke, wabisanga mu byahishuwe ibice bitandatu umurongo waho wa mbere. Hanyuma igihe cya munani kizasimburwa n'igihe cyo kwima ingoma ya Kristo y'imyaka 1000. Iki gihe cya karindwi kizasimburwa n'igihe cya munani, aricyo gihe cyo kwima ingoma ya Kristo, ingoma y'imyaka 1000. Dusomye mu byahishuwe ibice 20 umurongo waho wa 4. Igihe cya 9 aricyo gihe cya nyuma, ni igihe cyo guca imanza. Yesu azagaruka igihe cy'ubuntu kirangiye. Yesu azaza rero. Urupfu rwa Yesu twaradutsindishirije, twari twaratsinzwe, aritanga, ubu turabatsinzi muri Kristo Yesu. Dusomye Matayo 26:47 hatwereka bafata Yesu. Mu by'ukuri ibyo byari ibihe 9 nashakaga wenda ko tuganira, byagiye biranga ibintu abigishwa bagiye banyuramo, ibyo Yohana yahuye nabyo. Ariko ubu tugiye nanone kujya ku ntego yacu nyirizina, urupfu rwa Yesu. Urupfu rwa Yesu rwagize impinduka cyane mu batuye isi. Dusomye Matayo 26:37 ngo bagiye kumucira urubanza rubi, bamushakira ibirego, bamucira amacandwe, bamukubita inshyi, bati duhanurire. Ibi mu by'ukuri ni imibabaro Yesu yahuye nayo, aho yaje mu isi. Birumvikana ko yaje ahura n'ibikomeye byinshi, ariko ibyo byose kwari ukugira ngo acungure umuntu. Bamukubita inshyi, Matayo 7 bamucira amacandwe, bati duhanurire. Mu by'ukuri iyo aba ari undi muntu udafite kwihangana, utari ufite umugambi wo kuducungura, aba yarahise ava ku ntego. Ariko Yesu yarihanganye. Matayo 24 umurongo wa mbere, Yesu yaragambaniwe. 2, Yuda aryarya Yesu akamusoma amwereka ko amukunda. 3, Petero amwihakana n'abandi bakamuhana. 4, abatambyi bakuru n'abakuru boshya abantu
ngo bababohorere Baraba. Mu by'ukuri iyi mibabaro Yesu yahuye nayo yari imibabaro yo kugira ngo twebwe ababi ducungurwe tuzabone ubugingo buhoraho. Yesu muri Matayo 27:19 baramutanga ngo abambwe, bamucuza imyenda yari yambaye bamwambika ubusa. Ibaze kugira ngo bafate umwami w'amahoro, umwami watwitangiye, umwami wemeye gutanga ubugingo bwe kugira ngo tubone ubugingo, bakamwambika ubusa. Kwari ukugira ngo wowe nanjye tubashe kubona ubugingo buhoraho. Matayo 23:32 havuga uburyo Simoni ngo yatwaje umusaraba Yesu. Reka turebe imibabaro yagize ku musaraba, igizwe n'ibice byinshi, ariko reka mbabwire bike kubera igihe. Bamwambitse ikamba ry'amahwa mu mutwe, bamushinyagurira ari ku musaraba, bati ni amahoro umwami w'abayuda. Iyo ni imibabaro Yesu yagize ari ku musaraba. Cya kabiri, bamucira amacandwe, benda urubingo barumukubita mu mutwe. Bamaze kumushinyagurira bamwambika imyenda ye, bamujyana kumubamba. Matayo 27 umurongo waho wa 30. Icya gatatu, bageze ahitwa Igorogota, hasobanurwa ngo inyabihanga, bamuha vino ivanze n'indurwe ngo anywe asogongeye yanga kuyinywa. Bamaze kumubamba bagabana imyenda ye, barayifindira, bicaraho baramurinda. Matayo 27 umurongo wa 33 kugeza 36. Bashyira hejuru y'umutwe we abambye ku musaraba, barandika ngo ibirego bamureze byanditswe ngo uyu ni Yesu umwami w'abayuda. Abahisi bamutuka, bamuzunguriza umutwe, bati ni wowe usenya urusengero ukarwuzuza mu minsi 3, ikize nibura umwana w'Imana, manuka uve ku musaraba. Wabireba muri Matayo 37:39 aho bamushinyaguriraga, bamuzunguza umutwe, bamubambye ku musaraba, bahisi n'abagenzi bamutuka, bamukubita. Icya gatanu, abatambyi bakuru n'abanditsi bakuru bashinyagura batyo bati yakijije abandi ntabasha kwikiza, ariko umwami w'Abisirayeli namanuke ave ku musaraba nonaha turamwemera. Mu by'ukuri bamubwiye amagambo menshi mabi. Matayo 27:41 kugeza 44 bati manuka uve ku musaraba. None se wowe wubaka urusengero mu minsi 3 wananiwe kwikiza? Bati nibura umwana w'Imana manuka uve ku musaraba. Ariko mu by'ukuri iyo Yesu atsindwa, iyo Yesu yemera ava ku musaraba akagira ubwoba ntiyemere guhamya ngo yemera dupfire, tuba turi hehe? Tujye tumushimira iteka ryose. Umwami w'abami yaranesheje. Cya karindwi, yigiriye inama, nimukize nonaha. Hano baravuze ngo yiringiye Imana, nimukize nonaha niba imukunda, kuko yavuze ati ndi umwana w'Imana. N'abambuzi babambanywe nawe nabo baramutuka batyo. Matayo 27:43 kugeza kuri 50. Hano batangiye bamutuka ngo yiringiye Imana nimukize. Ni kenshi abakristo Satani ajyaza akakwihebesha, akakubwira ati none se ko wiringiye Imana yagukijije, none se kuki itagukijije? Mu by'ukuri baba bashaka nko kugaragaza ko Imana yamutereranye. Nabo rero bashinyaguriye Yesu gutyo. Usanga abantu benshi ayo majwi bayumva na bugingo n'ubu, ariko Yesu ni umwana w'Imana, yarapfuye arazuka, yaranesheje. Hanyuma Matayo 27:50 ngo avuga ijwi rirenga arapfa. Tugiye kureba ibitangaza byabaye amaze gupfa. Uhereye ku isaha ya 6 habubwira kabiri mu gihugu cyose kugeza ku isaha ya 9, Yesu avuga ijwi rirenga ati Eli Eli lama sabakthani, bisobanurwa ngo mana yanjye niki kikundekesheje. Umwenda ukingiriza hera cyane h'urusengero utabukamo
kabiri tangirira hejuru ugeza hasi isi iratigita. Ibi ni ibitangaza byabaye Yesu amaze gupfa. Ibitare biramenagurika, ibituro birakinguka, intumbi nyinshi z'abera bari barasinziriye zirazurwa. Matayo 27:52. Bava mu bituro, amaze kuzuka binjira mu murwa wera babonekera benshi. Matayo 27:58. Cya gatanu, umutware w'abasirikare n'abandi bari kumwe nawe barinda Yesu. Babonye ibibaye igishyitsi baratinya. Babonye ibibaye kuntu igishyitsi kibayeho baratinya cyane, bati ni ukuri yari umwana w'Imana. Barinda imva ya Yesu. Icya gatandatu, abatambyi bakuru n'abafarisayo bateranira kwa Pilato. Ubwo ni umunsi wa kabiri Yesu ari mu mva. Baramubwira bati mutware, twibutse yuko wamubeshyi akiri muzima yagize ngo iminsi 3 nishira azazuka. Nuko tegeka barinde igituro cyane bageze ku munsi wa gatatu, kugira ngo abigishwa be bataza bakamwiba bakabwira abantu ngo arazutse. Maze kuyoba kwa nyuma kukaruta ukwa mbere twabisanga muri Matayo 27:62 kugeza 64, aho bategetse ngo barinde cyane, bashyiraho ubushishi, barahoma neza babihwanisha n'umunwa ngo Yesu atazazuka. Ariko Yesu n'umwana w'Imana, ngo marayika aramanuka abirindura igitare akicaraho. Uwo marayika wabirindura igitare ni Yesu ubwe wakibirinduye, kuko afite imbaraga, tumuha icyubahiro. Icya karindwi, Pilato arabwira ati ngaba barinzi, nimugende mu kirindishe uko mubizi. Nabo baragenda barindisha igituro, bahoma ubushishi ku gitare kugira ngo bagiteranye n'umunwa w'igituro, bawushyiraho ikimenyetso abarinzi bahari. Muri make bashyizeho ikimenyetso abarinzi bahari, bahomye n'ubushishi bashyiraho ikimenyetso kugira ngo batamukuramo bakaza kuvuga ngo yazutse, cyangwa bashyizeho n'ikimenyetso, ngira ngo murabyumva. Muri Matayo 28 cyose kivuga noneho kuzuka kwa Yesu. Yesu yarazutse, Yesu ni umwami w'abami, Yesu afite imbaraga, Yesu yaranesheje, Yesu ni umwana w'Imana. Sinabona ibyinshi mbabwira. Abarinzi barindaga imva ya Yesu bamenye ko yazutse, babibwira abayobozi babo, nabo babaha amafaranga ngo babiceceke ntibimenyekane. Umugabo akagenda akabwira umufasha we nyine by'ayo mafaranga, wenda akanagatekerezo ati se aya mafaranga ko ari menshi wayakuye? Ati Yesu yazutse, barayaduha ngo turinde cyane, ariko ntimubivuge. Bagenda babyamamaza, sinshatse kubitindamo. Wenda ugiye nawe guhaha gahaha ibintu byinshi, bati se none ko uhashye byinshi byagenze gute? Babana batwaza abantu nabo bakamuha wenda $5,000. Ati se none mabuja cyangwa boss byagenze bite? Yesu yazutse, ariko ntimubivuge. Bagenda babyamamaza kuko Yesu yarazutse. Yesu ntabwo ashobora kubihisha, nabugingo n'ubu isi yose ivuga ko Yesu yazutse, irabyamamaza. Kandi ubutumwa bwiza bufite imbaraga nyinshi, ntabwo dushobora kubihisha. Niyo mpamvu natwe tugira gutya tukananirwa kubyihanganira, tukabizana ku muricano gutya tukabibabwira. Yesu yarazutse, kandi yazutse kugira ngo azure ibyawe, akuvane muri iyo mibabaro, akuvane muri ibyo byaha, akuvane muri iyo depression, agukize ubwo burwayi, agukureho izo soni z'icyaha ugendana. Hari n'igihe uba warahuye n'amateka kakaye, nko muri iki gihe sirituma bagiye baca mu bihe bya jenoside bikomeye, bikakomerera imitima yabo, ariko Yesu yarazutse. Tugana ku musozo rero, Yesu yarababajwe kugira ngo atubere igitambo. Yasenye igisika cyadutandukanyaga n'Imana. Kristo yapfiriye abanyabyaha. Abaroma 5:6, n'Abaheburayo 9:26, na Yohana 1:29. Igitambo cya Kristo nicyo cyonyine gikuraho ndetse kigahanagura ibyaha
by'umuntu wese wamenye kwihana no kumwizera, wemeye kwihana no kumwizera. Imana yashatse kugaragaza ugukiranuka kwayo n'urukundo rwayo. Ubusanzwe ubugingo bukora icyaha nibwo bugomba gupfa, ariko kubw'urukundo rutagira akagero Yesu yemeye gupfa mu cyimbo cyacu. Yesaya 53 umurongo waho wa 10. Ibicumuro byacu nibyo yashenjaguriwe. Kubw'urupfu rwe yahanaguye inzandiko z'imihango zaturegaga, azibamba ku musaraba. Abakorinto 2 umurongo wa 14. Ubu wizera wese afite uburenganzira bwo kwegera Imana atishisha. N'Abakorinto 2 umurongo wa 14. Urupfu rwa Kristo rwahinduye ubusa umwanzi Satani n'ingabo ze. Dusomye mu Baheburayo ibice byaho 2 umurongo waho wa 14, n'Abakolosayi ibice 2 umurongo waho wa 15. Amaze kunyaga abatware n'abafite ubutware, ibahemura ku mugaragaro, ibivuga hejuru kubw'umusaraba. Igitambo cya Yesu nicyo cyonyine cyashoboye kunezeza Imana no guhosha uburakari bwayo ku banyabyaha. Muri make ubwayo yateguye inzira y'agakiza. Yohana 3:16. Kubw'urukundo rw'Imana n'ubuntu byayo bitagira akagero, yiyungiye n'abari mu isi yose muri Yesu Kristo, kandi natwe iduha umurimo wo kuyunga n'abandi. Abakorinto 2:5 umurongo waho wa 18. Ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo, ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi, kuko muri Kristo arimo Imana yiyungiye n'abari mu isi. Ntiyaba ikibabaraho ibicumuro byabo, kandi noneho yatubikije ijambo ry'umwanzuro. Nicyo gituma tuba intumwa mu cyimbo cya Kristo, ndetse naho Imana ibingingira muri twe. Nuko rero turabahendahenda mu cyimbo cya Kristo kugira ngo mwiyunge n'Imana. Reka rero ngana ku musozo mbashimire mwese bumvaga iki cyigisho. Mu by'ukuri urupfu rwa Yesu rwahanaguye inzandiko z'ibyaha zose zaturegaga. Satani ni umwanzi wacu, ni umwanzi w'Imana n'abantu, ahora turega, ariko Yesu yaje guhanaguraho ibyo byose. Ubundi icyaha ni indwara y'umutima igenda ikamunga umutima. Iyo umuntu afite icyaha nta mahoro aba afite, ariko iyo umuntu yamaze kwihana icyaha aba ameze nkaho yatuye imitwaro yari imuremereye. Bene data, Yesu yarapfuye, ariko Yesu yarazutse, yicaye iburyo bw'Imana, ahora adusabira. Ndagira ngo nawe udukurikiye, Imana igushoboze kumva aya magambo. Yesu yababajwe kugira ngo wowe ubabarirwe. Yesu yapfuye urupfu rubi kugira ngo wowe ubone amahoro. Ikintu cya mbere Yesu ashaka ni uko umwemerera ukiyunga nawe kubw'umusaraba. Imana ibampere umugisha. Reka nkomeze abantu bose bari mu bihe bigoye, bikomeye, bibaremereye, bumva bacitse intege. Umwami Yesu yaranesheje. Reka mbashimire mwese ko mwari mukurikiye iri jambo ry'Imana. Mureke dufatanye dusenge. Wowe utarakira Umwami Yesu, subiramo aya magambo, vuga ngo: Mwami Yesu, ndakwihaye, ibyaha nakoze ndabiretse kuko byantandukanije nawe. Uhereye none nishyize mu biganza byawe. Ndakwemereye uzutware ibyanjye byose, utware ubugingo bwanjye, kandi nizeye ko amaraso yawe ahanaguyeho ibyaha byose, kuko amaraso yawe ari umuti. Ndagushimiye ko umunsi uzahamagara amazina y'abagukoreye, nanjye nziyumvamo. Mu izina rya Yesu, amen. Kadusenge. Mwami Yesu, aba bene data bamaze kwatura agakiza, bakizera Umwami, ubababarire, ubambike imbaraga, ubaneshereze, ubakize, imitwaro yari baremereye uyibature kubw'umusaraba wawe Yesu, amen. Aramuhura TV, Aramuhura TV,
ishakiro ry'ubutumwa bwiza umusemburo w'agakiza arabura TV